mumeze neza aho muri hose. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amakosa 12 twakwirinda kugira ngo tuvuge Ikinyarwanda kinoze. Ikinyarwanda ni ururimi rwacu gakondo, tugomba kurusigasira. Ikosa rya mbere wakwirinda kugira ngo uvuge Ikinyarwanda kinoze ni ugukoresha ijambo ntago mu gihe uhakana. Gukoresha ntago nk'ijambo rihakana. Reka twifashishe izi ngero. Ntago ari we mwabonye. Indi nteruro, ntabwo ari we mwabonye. Muri izi nteruro zombi biragaragara ko ubutumwa turi gutanga ari uguhakana tuvuga ko uyu muntu atari we mwabonye. Wenda murambwiye muti mwabonye mukuru wanjye, nanjye ndavuga nti uwo mwabonye si we. Ariko nshobora gukoresha imwe muri izi nteruro. Ntago ari we mwabonye harimo imvugo itanoze ariyo ntago. Imvugo inoze ni ntabwo ari we mwabonye. Mu Kinyarwanda ntago si ijambo rihakana rwose, ahubwo dukoresha ntabwo. Bitihise ugakoresha inshinga mburabuzi si. Ukaba wavuga uti si we mwabonye. Mu zindi ngero z'interuro ushobora kuvuga uti ibyo wumvise si byo, ibyo wumvise ntabwo ari byo. Ariko si byo kuvuga uti ibyo wumvise ntago ari byo. Oya rwose. Ikosa rya kabiri wakwirinda ni ukwitiranya imigemo ikomoka ku gihekane nta n'ikomoka ku nyuguti na. Ni ukuvuga ngo hari imigemo nta, nti, ntu, nto na nte. N'imigemo ni, nu, no, na ne. Abantu rero bakayitiranya bigatuma bakoresha imvugo itanoze. Urugero, aho kuvuga intebe abantu bakivugira intebe, bakitiranya iyi migemo. Aho kuvuga intama bakavuga inama. Aho kuvuga urantunguye bakavuga uranunguye. Urabona ko muri iyi migemo haburamo inyuguti ta ituma dukora igihekane nta. Aho kuvuga intore bakavuga intore. Aho kuvuga ntibikabe bakavuga nibikabe. Ni ukuvuga ngo iki gihekane nta nacyo abantu bakunda kucyitiranya n'inyuguti na. Ahakabaye nta hakaza na, ahakabaye nti hakaza ni, n'izindi ngero nyinshi. Iryo ni ikosa dushobora kwirinda tukanoza Ikinyarwanda. Ikosa rya gatatu ni ukwitiranya imigemo ikomoka ku gihekane.
mpa n'ikomoka ku nyuguti ma. Aho kuvuga mpa, abantu bakivugira ma. Hakagombye kuba mpe, hagahinduka me. N'izindi ngero. Reka twifashishe aya magambo. Aho kuvuga impagarara, ijambo rigahinduka imagarara. Hakabaho kwiteranya imigemo ma na mpa. Aho kuvuga wimpamagara, bakavuga wimamagara. Ahari impungenge, hagahinduka impungenge. Ni mperekeza, si merekeza. Ijambo ni impine, ntabwo ari impine. Ikosa rya kane ni ugukoresha ijambo ngo rikurikiwe n'ingirwanshinga ti. Ubundi aya magambo yombi yifashishwa mu gutangira interuro cyangwa andi magambo yavuzwe n'undi muntu. Reka twifashishe izi ngero. Yambwiye ati ngo uzaze ejo. Ati na ngo iyo bikurikiranye ubutumwa buratakara cyangwa se bukumvikana mu buryo butanoze. Ni byiza rero ko tuvuga ngo yambwiye ati uzaze ejo, cyangwa se tukavuga ngo yambwiye ngo uzaze ejo. Gukoresha aya magambo yombi icyarimwe, wahera kuri ngo, wahera kuri ati, ntabwo interuro iba inoze. Iba ari interuro itanoze. Dukomeje kurebera hamwe amakosa tugomba kwirinda kugira ngo tuvuge ikinyarwanda kinoze. Ikosa rya gatanu ni ugutondagura inshinga. Guha mu buryo butanoze. Ingero ziri hano. Mpereza ibyanjye. Nituvuga ngo mpereza ibyanjye, turavuga ngo mpa ibyanjye. Nituvuga ngo baduhereje impano, turavuga ngo baduhaye impano. Ntituvuga ngo muduhereze uruhushya, ahubwo turavuga ngo muduhe uruhushya. Kuvuga ngo bahereze icyo gikombe sibyo, harimo imvugo itanoze. Imvugo inoze ni bahe icyo gikombe. N'izindi ngero nyinshi cyane dusanzwe twumva, ariko tugomba kunoza ikinyarwanda. Ikosa rya gatandatu tugomba kwirinda gukora mu gihe tuvuga ikinyarwanda ni imikoreshereze itanoze y'inshinga guturuka cyangwa kuva. Ingero: muravugana n'umwarimu guturuka i Kigali, cyangwa
muravugana n'umwarimu kuva i Kigali. Aha harimo imvugo itanoze. Tugomba kuvuga ngo muravugana n'umwarimu w'i Kigali, cyangwa se muravugana n'umwarimu uri i Kigali. Muravugana n'umwarimu uherereye i Kigali, utuye i Kigali, n'izindi nshinga zose washyiramo ukazitondagura ugaragaza ko uwo mwarimu ariho ari, ariko utagaruyemo guturuka cyangwa kuva. Ikosa rya 7 tugomba kwirinda nanone ni imikoreshereze itanoze y'uturemajambo duhakana. Mu turemajambo duhakana harimo nti, si, ta, ntu n'utundi bitewe n'uburyo na ngenga uhakanamo. Hano dufite ingero: sinavuga ibyo natazi. Ni imvugo itanoziye. Imvugo inoze ni sinavuga ibyo ntazi. Si wamubonye. Sibyo. Imvugo inoze ni ntiwamubonye, cyangwa se ntabwo wamubonye, ukoresheje ya ntabwo nanone twabonye nk'ijambo rihakana. Sumuvugishe nayo ni imvugo itanoze. Uburyo bwiza bwo kuvuga iyi nteruro ni ntumuvugishe, aho gukoresha iyi su. Ntugakoreshe iyi su kuri ngenga ya 2 uhakana. Koresha ntu. Ntumuvugishe. Aho kuvuga ngo sagende tutavuganye, vuga uti ntagende tutavuganye. Ntugakoreshe iyi sa. Ntagende tutavuganye. Ikosa rya 8 tugomba kwirinda kugira ngo tuvuge ikinyarwanda kinoze ni ukwirengagiza indangahantu. Kwirengagiza indangahantu cyangwa kudashyira indangahantu imbere y'izina ry'ahantu. Ingero: ngiye Kimironko. Sibyo kuko nta ndangahantu irimo. Yego umuntu yumva ko ngiye ahamvuze, ariko mu mvugo inoze ngomba kuvuga nti ngiye ku Kimironko. Nugera Butare uhagarare. Haraburamo indangahantu. Ko sibyo. Nugera i Butare uhagarare. Indangahantu murazizi ni mu, muri, ku, kuri na i. Zigomba rero gukoreshwa mu buryo bunoze, kuko iyo uzirengagije usanga ukoresheje imvugo itanoze. Irindi kosa ari ryo rya 9 ni imikoreshereze itanoze y'icyungo na, cyangwa se rimwe na rimwe tukakirengagiza. Ingero: yambaye isaha isa umuhondo. Aha haraburamo icyungo na.
imvugo inoze ni yambaye isaha isa n'umuhondo. Interuro ya mbere siyo. Nugera iwabo na Mafene ubansuhurize. Harimo imvugo itanoze. Iyi na igomba gusimburwa na wa. Tukavuga ngo nugera iwabo wa Mafene ubansuhurize. Ntabwo tuvuga ngo iwabo na runaka, tugomba kuvuga ngo iwabo wa runaka. Ikosa rya 10 ni imikoreshereze itanoze y'inshinga kuba. Hano dufite ingero. Sinjye njyenyine na mugenzi wanjye arahabaye. Iyi ni imvugo itanoze. Imvugo inoze ni sinjye njyenyine na mugenzi wanjye arahari. Ntitukavuge ngo arahabaye, ahubwo tujye tuvuga ngo arahari. Si byiza kuvuga ngo turahabaye. Ni byiza kuvuga ngo turahari. Ntukavuge ngo abakinnyi bose bamaze kuba batangira imyitozo. Oya. Byaba byiza uvuze ngo abakinnyi bose batangiye imyitozo. Niba ushaka kugaruramo rya jambo bamaze, uvuga uti abakinnyi bose bamaze gutangira imyitozo. Ariko wigaruramo inshinga kuba. Ntigarukemo rwose. Oya. Irindi kosa tugomba kwirinda ni ugukoresha mu buryo butanoze ingirwanshinga ti n'andi magambo ayikomokaho. Reka dukurikize uru rugero. Navuze nti, wavuze uti, yavuze ati, cyavuze kiti, yavuze iti. Ubwo ni inyamaswa, hano ubwo ni ikintu. Twavuze tuti, mwavuze muti, bavuze bati, byavuze biti. Mu buryo bubaza dukoresha ingirwanshinga ti ifite umusozo e, ubwo ni akajambo te. Navuze nte, wavuze ute, yavuze ate, cyavuze gite n'izindi ngero. Ni ukwitondera rero akajambo gute. Ntabwo turavuga ngo wavuze gute, turavuga ngo wavuze ute. Si yavuze gute, ahubwo ni yavuze ate. Ntabwo tuvuga ngo mwavuze gute, ni mwavuze mute. Ikosa rya 12 ari naryo rya nyuma mu yo twareberaga hamwe ni ugukoresha impitagihe itanoze. Dore ingero: numvishe ko wabonye akazi, cyangwa
numvishije ko wabonye akazi. Izi nteruro zombi zirimo imvugo itanoze. Imvugo inoze ni numvise ko wabonye akazi. Numvise. Amajije kubaka inzu ebyiri. Oya, amaze kubaka inzu ebyiri.